Tekereza igihugu kidakora ku nyanja, igihugu kigomba guca mu bihugu by'ibituranyi kugira ngo kibone niyo yaba litiro imwe ya essence cyangwa mazutu ibeshaho ubukungu bwacyo. Mu gisi yose iri kugarizwa n'intambara, amakimbirane ya politiki n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, u Rwanda rwakoze amateka rukoresha amayeri akomeye cyane y'ubukungu rutigeze rukoresha mu mateka yarwo. Ubu tuvugana ubwato bw'igihangange bwikoreye toni ibihumbi 40 z'ibikomoka kuri peteroli bwamaze kugera ku cyambu cya Tanga muri Tanzania. Isi nkuru isanzwe y'ubucuruzi, uyu no mugambi wihishe inyuma y'intambara yo kurwanira ubusugire bw'ubukungu bw'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru, tugiye kureba uburyo leta y'u Rwanda yinjiye mu kibuga cy'ubucuruzi bwa peteroli kugira ngo irengere umuturage, uburyo ibyambu bya Mombasa na Tanga byabaye isibaniro ry'izi ngamba nshya. Niki bivuze ku giciro cya essence ukeneye ejo mu gitondo. Reka dutangire ku cyambu cya Tanga muri Tanzania. Mu masaha make ashize u Rwanda rwanditse amateka mashya ubwo rwakiraga umuzigo warwo wa mbere n'ubwato bwa peteroli yatumijwe ku bufatanye butaziguye bwa leta y'u Rwanda. Ubusanzwe gutumiza peteroli byakorwaga gusa n'abacuruzi bikorera ku giti cyabo, ariko ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu Rwanda National Energy Company RNEC cyagiranye amasezerano akomeye n'ikigo cyitwa Gulf Bark Petroleum Tanzania Limited. Ibi byatumye ubwato bwikoreye toni metric ibihumbi 40 zibikomoka kuri peteroli bugera amahoro mu mazi ya Tanzania. Ubutegereje gupakururwa ngo iyi peteroli yinjire ku butaka bw'u Rwanda. Ariko se kuki leta yafashe uyu mwanzuro? Impamvu irumvikana kandi iraremereye. Mu mezi ashize isi yose yagiye mu mwijima w'izamuka ry'ibiciro. Intambara ziri kubera mu burasirazuba bwo hagati n'ahandi ku isi zatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitumbagira cyane ku isoko mpuzamahanga. Ku gihugu nk'u Rwanda, aho peteroli ariyo moteri y'ubuzima bwose, kuva ku modoka zitwara abantu, amakamyo atwara ibiribwa, inganda zikora ibikoresho, kugeza ku buhinzi n'ubwubatsi. Kugira ikibazo cya peteroli ni nko kubura umwuka wo guhumeka. Ibi byatumye leta ibona ko kwishingikiriza ku masoko y'abikorera gusa ari ibyago bikomeye ku mutekano w'ingufu w'igihugu. Ibi tugeza ku ngamba ya kabiri ikomeye cyane, gutatanya amayira. Mu rwego rwa Geopolitical cyangwa isesengura ry'imibanire y'ibihugu, kubika amagi yawe yose mu gitebo kimwe no kwiyahura. Mu myaka myinshi u Rwanda rwakoreshaga inzira imwe nini yo gutumiza ibintu mu mahanga, ariko uyu munsi iyi gahunda nshya yatangije corridors cyangwa amayira abiri manini kandi yizewe abifashijwemo na leta, no kuvuga government to government arrangement. Inzira ya mbere inyura ku cyambu cya Mombasa muri Kenya, naho inzira ya kabiri ari nayo iyi nkuru ishingiyeho ikanyura ku cyambu cya Tanga muri Tanzania. Ku Rwanda rukoresha Mombasa na Tanga icyarimwe bivuze iki? Bivuze ko mu gihe haba habaye ikibazo cya politike, ikibazo cy'imihanda cyangwa ikindi cyago gitunguranye mu gihugu kimwe, u Rwanda ruzahita rukoresha inzira ya kabiri nta nkomyi. Iyi niyo yitwa resilience cyangwa ubudahangarwa. Gukoresha amayira menshi bigabanya ibyago byo kubura ibicuruzwa ku isoko, bityo igihugu ntigihagarare. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Madamu Chantal Tuyishimire yatanze ishusho nyayo y'uko iki gikorwa kiri kugenda. Yemeje ko ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryamaze gutangira. Yagize ati, ubwato buri Tanga dufite toni ibihumbi 40 ubu zamaze kugera ku butaka. Usanzwe icyo abacuruzi bikomoka kuri peteroli bakora iyo ibicuruzwa bihageze no gukora komande binyuze mu mabaruwa y'inguzanyo, no kuvuga letters of credit atangwa na banki. Reka dusobanure neza ibi bintu kuko ari byo soko y'impinduka. Mbere abacuruzi b'imbere mu gihugu bahoraga n'ihuzagurika ryo gushaka amadovize n'uburyo bwo kwishyura ku isoko mpuzamahanga kuko buri wese yayaguzaga ukwe. Ubu rero kubera ko leta yamaze kuzana iyi peteroli ari nyinshi, mu gihe maze kugera ku cyambu, abacuruzi b'imbere mu gihugu ukuntu basigaye babigenza, basigaye bajya muri za banki zabo mu Rwanda
bagasaba kwishingirwa arizo letters of credit, ubundi bakagenda bakavoma peteroli yamaze kugera hafi yabo. Ibikuraho ugukekeranya, bigakuraho gutinda, kandi bigatuma igihugu gihora gifite ububiko buhagije bwa peteroli. Ese byose wowe muturage ureba iyi video bikumariye iki? Igisubizo ni kimwe: kuzamura ubuzima bwawe bwa buri munsi binyuze mu kugenzura ibiciro. Madame Chantal Tuyishimire yasobanuye ko uku kugera ku bwato bunini bwa mbere bishobora kuzagira uruhare rukomeye mu kumanura ibiciro bya peteroli mu minsi iri imbere. Ariko yatanze inama ikomeye cyane. Iyi gahunda ntabwo ari yako kanya gusa, ahubwo ni igihe kirekire. Yagize ati icyo bivuze nuko mu byumweru bike cyangwa iminsi mike iri imbere mushobora kuzabona impinduka ku giciro kigabanuka. Ariko ntabwo ari iby'ubu gusa, tureba mu hazaza. Iyo dukoze isoko rinini nkatwe, so kugira ngo tugabanye igiciro cy'uyu munsi gusa. Aya magambo arakomeye cyane. Impamvu akomeye nuko leta y'u Rwanda yerekanye ko itagishaka gukora reactive politics cyangwa gutabara y'amazi yamaze kurenga inkombe, ahubwo iri gukora proactive politics, ari byo kwitegura ibibazo mbere yuko biba. Mu bucuruzi kimwe no mu buzima, ntabwo igihugu cyakwizera 100% ko gifite umutekano w'ingufu mu gihe isi ihora ihindagurika. Nk'uko uyu muyobozi yakomeje abisobanura, yagize ati mu bucuruzi ntiwakwibwira ko ufite umutekano 100% ngo wumve ko nta byago ushobora guhura nabyo. Buri gihe tuba turi maso kandi tuba turi mu byago. Bityo rero tugomba kwitegura ibyo byago byose n'ibibazo bishobora gukomeza kuza. Iyi ngamba nshya yo kugura ibikomoka kuri peteroli mu rwego rwa leta irerekana impinduka nini cyane mu mitekerereze y'ubukungu bw'u Rwanda. Noneho ibintu byose by'ingenzi cyane ku gihugu bigiye kujya byitabwaho mu buryo bwa strategique, no kuvuga strategic imports, kwibanda ku kwihaziza mu gihe kirekire, gushaka amasoko anyuranye no gucunga neza uruhererekane rw'ibicuruzwa mbere yuko bigera mu gihugu. Ikintu kiza kandi gishimishije nuko ubu bunararibonye leta iri kuvana muri ubu bucuruzi bwa peteroli butazarangirira aha. Dukurikije ibyavuzwe na Madame Tuyishimire, iyi mikorere igiye kwiganwa no ku bindi bicuruzwa by'ingenzi u Rwanda rutumiza mu mahanga. Yagize ati icyo twageragezaga gukora kwari ukureba uburyo dushobora kwigira mu bijyanye n'umutekano wa peteroli. Iyi rero ni gahunda dutangije, ariko tuzanayikoresha no ku bindi bicuruzwa dutumiza mu mahanga bifite uruhare runini ku isoko. Bivuze ko mu minsi iri imbere dushobora kuzabona iyi mikorere ikoreshwa no ku mafumbire, imiti, ibikoresho by'ubwubatsi cyangwa ibiribwa by'ingenzi. Kugera ku bwato bwa mbere Tanga ntabwo ari inkuru y'uko peteroli yabonetse gusa, n'intangiriro y'igihe gishya aho u Rwanda rwigaragaza nk'igihugu cyiyemeje kwihaza no kwihesha agaciro. Gukumira ibishobora guhungabanya ubukungu bwacyo mbere yuko biba ni intambwe ikomeye igana ku bukungu budahangarwa bwiteguye guhangana n'imitingito y'amasoko mpuzamahanga, kandi bugashyigikira iterambere ridahera rya buri muturage w'u Rwanda. Wowe urabibona ute? Ese utekereza ko izi ngamba cyangwa iyi ngamba nshya ya leta y'u Rwanda yo kwijandika mu isoko rya peteroli no gukoresha ibyambo bibiri cya Mombasa na Tanga izakemura burundu ikibazo cy'ihindagurika ry'ibiciro bya essence na mazutu mu Rwanda? Urakoze kubana natwe muri ubusesenguzi bwimbitse. Sangiza iyi nkuru abandi, ukore subscribe kandi usiga igitekerezo cyawe ahabugenewe. Tukwifurije amahoro.